Tugeze ku ngingo ya 4 ivuga agakiza no kwihana. Tugiye kureba noneho umwanya umubatizo w'amazi ufite mu bugingo bw'umuntu. Iyo umuntu yizeye akabatizwa arakizwa, ariko umubatizo ubwawo ntabwo ukura icyo yo ku mubiri, nta nubwo uhindura umutima, ahubwo ngo ni isezerano ry'Imana ry'umutima uticira urubanza, rikaba n'indahiro imbere y'abantu ku mugaragaro kubaye umuyoboke w'itorero runaka. Nuko habonetse Yesu Kristo, habonetse impano y'Umwuka Wera, habonetse no gusohoza isezerano ry'Imana. Ndabwira abandi bavuga ngo kubatizwa mu izina rya Yesu. Yesu yasize umurongo ngenderwaho avuga ati abazihana muzabatse mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Kubyavuga kabiri ijambo ry'Imana ryanditswe muri Tito ibice 3 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5 aravuga ngo abari ukugira neza kw'Imana. Aravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse iradukiza, witabitewe n'imirimo yo gukiranuka twaba twarakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Noneho idukirisha kuhagirwa ngo niko kubyarwa ubwa kabiri, none igahindura abana bayo basha kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye z'isi. Twizere kuri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nimba uri no mu bibazo uhumure, n'igihe urimo iki gihe kizashira kandi Imana iragukunda. Nkuko bisanzwe muri kumwe na jewe Edouard. Iyi ni gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Tubakiye tubahaye kaze kuri cyane gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe, ukore share, ugeze ubutumwa ku bandi, kandi izi nyigisho ni nziza cyane uzikurikirane kandi uzigeze ku bandi, kugira ngo rero ubane natwe ku mano nijoro. Nuko wakanda subscribe canke s'abonner mu gifaransa. Nkuko bimona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr Pasteur Mazibirego. Kaze Dr. Bonjour. Bonjour. Kaze rero tugahaye utangire usenga Imana, ukomerezaho n'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turi imbere yawe, tugiye kwiga ijambo ryawe, dusabye kugaragara kawe n'icubahiro cyawe. Niho nyiri ijambo ntabwo ari ry'umwana w'umuntu, niho nyiri amagambo atera imbaraga, kuko Nyagasani ijambo ryawe ni imbuto itabora, ijambo ryawe ni umuco umurikiye ibirenge byacu. Ndagushimiye kuri kumwe natwe Mwami, ukatuyobora kuva dutangiye aho tugeze kugeza ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Munsi wejo twahagarariye ku agakiza no kwizera, yari ingingo ya 3. Twahagarariye ku murongo wa Mariko 16 umurongo wa 16 ahavuga ngo uwizera wese akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Tugiye kubanga umubatizo w'amazi ukuha identite, ukagira aho ubarizwa, ariko ntabwo uhindura umutima. Nizo mpamvu usoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 37 kugeza 40, twumva uko atubwira. Haravuga hati abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko haza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'Umwuka Wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Hari abavuga ko kubatizwa mu izina rya Yesu bihagije, ariko ntabwo bihagije, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo mwihane. Bamaze kumva ijambo ry'Imana rimaze kubagera ku mutima, baravuga ngo mwihane. Umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo nibwo muragabana ku mpano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iry'abana banyu namwe n'abari kure bazahamagarwa n'Umwami Imana. Urumva nizo mpamvu aya magambo Luka yanditse mu byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 37 kugeza 40 harimo Yesu Kristo,
harimo impano y'umwuka wera, harimo no gusohoza isezerano ry'Imana bwa butatu bwera bukongera bukagaruka ahangaha. Izo mpamvu Isamariya bamaze kwemera ijambo ry'Imana, intumwa zimaze kubimenya boherejeho Petero na Yohana, ariko bagezeyo barabaza ati ese mwa umwuka wera igihe mwabatizwaga? Baravuga bati ntabwo twari twumva uby'umwuka wera. Bati si none mupfukame, babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Usoma ibyakozwe n'intumwa 8 umurongo wa 16 haravuga ngo bari barabatijwe mu izina rya Yesu gusa, bisobanura ngo bidahagije, ariko bamaze kubarambikaho ibiganza kuko bari barabatijwe umubatizo w'amazi wo kwibiza, noneho bahabwa umwuka wera. Ijambo ry'Imana rirahamya ko kubatizwa mu izina rya Yesu gusa bitari bihagije, batujuje ubutatu bwera. Noneho tugiye kugera ku ngingo ya 4 ivuga agakiza no kwihana. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo Petero arabwira ngo mwihane. Kwihana binyura muri za ntambwe 3 zo gukorana n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana muri Yohana 16 umurongo wa 8 haravuga ngo ubwo umwuka wera azaza azabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yabasha gufutuza akanwa ke ngo avuge ngo ni umunyabyaha nta mwuka wera wamugendereye. Narizo mpamvu iyo ntambwe ya mbere yo guhabwa umwuka wera iyo igeze ku bantu nibwo bemera icyaha, kandi iyo umupagani yemeye icyaha yumvise ijambo ry'Imana aba ariyo ntambwe ya mbere y'ingenzi yo kwinjira mu gakiza. Ariko abatari yabyagubwa kabiri kuko umubatizo w'umwuka wera ubutari waba. Narizo mpamvu haravuga ngo naza azabemeza ibyaha. Nuvuga ngo iyo umwuka wera kugezeho wemera icyaha ukarambara rukihana, ariko intambwe ya kabiri yo kubatizwa mu mwuka wera n'intambwe ya gatatu yo kuzuza umwuka wera ibitari yagera. Umuntu rero akareka ibyaha, ariko intambwe ya kabiri yo kubatizwa mu mwuka wera aba ari urwego rw'impano abenshi ntibahagera. Ariko urwego rwo kwihana bakatura batuza akanwa kabo ko ari abanyabyaha ni intambwe y'ingenzi yo kuva mu byaha. Ubwo rero iyo umuntu yihanye icyo gihe aba yizeye. Ariko hariya havuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Kenshi usanga abantu benshi batsimbarara kuri amubatizo wo kwibiza, ariko iyo hatabaye kwemera icyaha mu mutima nkuko tubivuga n'ejo twabikomojeho, ijambo ry'Imana rivuga ko habanza kubatizwa abantu mu mwuka wera bakazabona kwibizwa mu mazi kugira ngo babatizwe ari abakristo, noneho babe bakomeye mu itorero. Ariko noneho kuba urugingo rw'itorero nk'umubiri wa Kristo Yesu ni ingabano z'Imana kumenya abantu ubwenge bwabo aho bugarukira ni ukumenya ko umuntu ari umuyoboke wa ririya torero gusa. Ariko ibyo kumenya ko umuntu ari urugingo rw'itorero nk'umubiri wa Kristo Yesu ni uruhari rw'Imana, ni umwihariko w'Imana wo kumenya ibyo. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni ukwihana, umuntu akabatizwa yemejwe n'umwuka wera, icyo gihe yatura ibyaha akihana. Ubwo rero tugiye kugera ku ngingo ya 5 yo kubyarwa ubwa kabiri. Ni kubw'imbabazi z'Imana. Umuntu rero kwihana agakizwa ni umwuka rero wamugezeho akamwereka akamwemeza icyaha, none yatuye arabatizwa. Ariko kugeza ubwo ngubwo kwatura ntabwo biba byagera ku ntego yo kubyarwa ubwa kabiri, kuko nta mubatizo w'umwuka wera uba wari wamugeraho. Ubwo rero intambwe ya kabiri y'umwuka wera niyo kubatizwa. Iryo ni isezerano ry'Imana ko abantu bagomba kubatizwa mu mwuka wera, kuko Yesu Kristo yarabivuze avuga ngo Yohana yababatirishije amazi, ariko ngo mu gihe kiri imbere mwebwe habwira abigishwe ngo muzabatizwa mu mwuka wera. Bigaragara ngo iyo habaye umubatizo umwuka wera nibwo atangira gutoranya abantu akurikije ubushobozi, nk'uko yishakiye akabagabira impano. Za mpano zikagira imbaraga zo gukomeza umurimo w'Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko ijambo ry'Imana ryihanisha rirekejwe n'umwuka wera. Ntabwo ijambo ry'Imana ry'ubwenge ryihanisha riramenyesha, ariko Imana yishaka ko abantu bihana. Rira jambo twasomye avuga ngo abantu benshi bihana, nibwo bumvise bibacumise mu mitima begera babwiriza ngo ubutumwa ngo tugire dute. Baravuga ngo
mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mugabane ya mpano y'umwuka wera. Bisobanura ngo umwuka wera yarabagezeho abemeza icyaha. Noneho rero iyo umuntu yihanye ashobora kwihana akabatizwa, yamara kubatizwa atakurikiranwa akagumya kuba uwa kamere kuko atabatijwe mu mwuka wera. Iyo ahawe umwuka wera gusa aratura, ariko iyo atageze ku ntambwe yo kubatizwa mu mwuka wera ashobora kuguma mu butware bwa kamere, na wa mwuka wera yabona ko akiyoborwa n'umubiri akigendera. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo agakiza no kubyarwa bwa kabiri ni ikintu cy'ingenzi cyane. Intambwe ya gatatu yo kuzuzwa umwuka wera izigihe abantu babaye umwanya mwinshi mu masengesho, kandi mu masengesho yo kwiyiriza ubusa ikintu cyo kubatizwa mu mwuka wera ni ingenzi cyane, kuko iyo ageze ku rwego rw'impano nibwo abantu bakira imbaraga zibarinda, nibwo abantu birukana abadayimoni, nibwo abantu basenya ibihome, nibwo abantu bahindura imitima yahindutse ibuye yinangiye none bagahinduka icyaremwe gisha. Iyo umuntu abyaho ubwa kabiri abaye icyaremwe gisha. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto wa kabiri ibice byaho 5:17 nizo mpamvu ngo abayinjiye muri Kristo, kandi iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu nibwo ababaye icyaremwe gisha. Ibya kera biragenda bikaba bishize, ibi muri uwo munsi byose bigahinduka bisha, ariko byose ntabwo bituruka ku mbaraga z'umuntu nk'uko twabivuze, ahubwo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu akaduhindukira umutambyi uduhuza n'Imana. None abemeye Kristo Yesu bagahinduka abatambyi mu cyimbo cya Kristo, none bigasa naho Imana kuko yifuza ko abantu bose bakizwa ntihagire n'umwurimbuka, tugahinduka abatambyi mu cyimbo cya Kristo. Imana ikinginga abazimiye inyuriye mu bakijijwe nabo bagahinduka abatambyi. Abantu bose rero bakijijwe baba bitwa abatambyi. Ntabwo abatambyi bireba abapasiteri bahagarariye insengero gusa, ntabwo abatambyi bisobanura ba bishop gusa, ntabwo abatambyi bisobanura abarepresentante b'amatorero, ahubwo abatambyi ni abantu bose babyawe ubwa kabiri kubwo kwemera Yesu, none bagahinduka aba ambassadors b'Imana n'abantu bazimiye. None muri bo Imana igahamagara abandi bazimire bakanyurira muri bo bakagera ku Mana. Nanizo mpamvu bavuga ngo ibyo byose bituruka ku Mana. Noneho turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana ubwayo, tugahinduka noneho intumwa z'ukuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo babyawe ubwa kabiri noneho nibo basha guhamagara, nk'uko byanditswe muri Petero ya mbere ibice 2:9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ishanga ryera, muri abatambyi b'ubwami, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ibakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ruvuga ngo umuntu wese wabyawe ubwa kabiri yahindutse umutambyi mu cyimbo cya Kristo. Nta kindi kiba gisigaye, kuba bishop cyangwa kuba pastor aba ari inshingano yiyongera, ariko nawe aba ari umutambyi. Iri jambo ryo ryemeza ko abantu bose hatavuyemo n'umwe babyawe ubwa kabiri bafite izina, barifitiye n'uburenganzira byo kuba bitwa abatambyi mu cyimbo cya Kristo, kuko babasha kubwiriza umuntu akihana wese ni umutambyi, aho yaba ari hose, aho yaba aturuka hose, yaba ari mu murima, yaba ari muri bisi, aho yakwigishiriza hose, ijambo ry'Imana rikazana imbaraga ryo gucumita mu mutima uryumva agahinduka akamubaza atangirende, aho yati ihane. Yabyawe ubwa kabiri abahindutse umutambyi. Naho abashigaje inshingano no kugenda kwamamaza iryo shimwe abwira amahanga yose bya Kristo, bamara kwihana none akababatiza abafite ubwo burenganzira, nk'uko byanditswe muri ranshingano ikomeye ya Matayo 28:19 havuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi nzajana namwe kugeza ku mpera y'isi. Imana yacu dusange kandi dukomeze kugira ngo niba umuntu yarabyawe ubwa kabiri arinde inshingano yo kuba umutambyi mu cyimbo cya Kristo Yesu, noneho ahindura abandi kuba ibyaremwe bisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana turagushimiye turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe,
waduhaye amasezerano ngo abana b'abantu batungwa n'imitsima gusa ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. None tumaze kuganira amagambo yawe, ijambo ry'agakiza no kubyarwa ubwa kabiri ntabwo ari ku mbaraga zacu, ahubwo ni uko wabishatse kubw'imbabazi zawe. Nta nizo mpamvu wadukirishije kuhagirwa ngo niko kubyarwa ubwa kabiri, imbaraga z'umwuka wera zigahindura abera, maze bakubaka itorero ryawe. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.